ntabwo umunsi w'ikiruhuko kubirebana n'umubiri ukureka imirimo yanjye nkora ari byo bihesha agakiza, kuko ushobora kureka imirimo wakoze ukareka gucuruza, ukareka kujya gukorera leta, ukareka kujya kwigisha, ariko mu mutima wawe urushye unaniwe nta kiruhuko ufitemo. Agaciro k'icyumweru, abantu batesheje agaciro icyumweru ni umunsi ukomeye. Kuruhuka ntabwo bihesha agakiza, ahubwo nyine guterana nicyo kintu gifite agaciro. Kwiga ijambo ry'Imana wahuye na bagenzi bawe, gukizwa kuri uwo munsi ibyo bifite agaciro. Sinigeze nduhurwa nuko najyaga gusenga mu isabato nkaruhuka ikiruhuko cy'umubiri. Naruhutse umunsi Yesu yinjiraga muri jyewe. None se wagize ngo sinajyaga njya gusenga ku isabato ko ntaruhutse? Se icy'umubiri cyo kuzana nagikoraga, ariko icy'umutima ntacyo nari mfite. Ibyo ntacyo bitubwiye twebwe. Itorero rya Kristo riri mu moko yose, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, Aziya, Uburayi, Amerika no muri Oceania. Upfa kuba ukora uyoborwa n'ijambo ry'Imana, ukabana n'umwuka wera, full stop. Ibyo ngibyo birahagije. Uri umukristo, uri umwana w'Imana. Reka mvuge ni ntubarizwa mu baporoso, ntubarizwa mu bakatolike, ntubarizwa mu badivantiste, ntubarizwa muri Anglican, ntubarizwa muri Restoration Church, ntubarizwa muri Zion Temple, ntubarizwa muri Yes Ashimwe Church, ntubarizwa muri Healing Center Church, ntubarizwa muri Miracle Center Church. Bega aho hose ntabwo umukristo habarizwa. Umukristo abarizwa Reka twongeye tugusuhuze nshuti mwene data kandi mukundwa ubana natwe buri munsi ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana, turakwifuriza guhirwa muri byose, turakwifuriza kubona umugisha mu byo ukora, kandi dufasha akanya tubashimira cyane kuko umwanya mufata mugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri channel. Imana ibahe umugisha. Turasaba Imana kugira ngo kubw'ubutumwa mwumva iboherekeresha ibimenyetso ku buzima bwanyu, kuko ijambo ry'Imana tubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 16 umurongo wa 20 ngo abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Kubw'ubutumwa mwumva, kubw'ijambo rya Yesu mwumvira kuri AYALONI TV, turasaba Imana ngo Yesu arikomereshe ibimenyetso ku buzima mubamo bwa buri munsi. Imana ibahe umugisha cyane. Niba urwaye, Imana igukize mu ijambo ryayo wumva. Niba hari izindi mbaraga uhanganye nazo, Imana ikore mu ijambo ryayo igukize mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri rero turabashimira cyane kubera ko mukurikira ubutumwa, kandi turi kubona abantu benshi batwandikira abaca inbox batubwira yuko hari ahantu bamaze kuva naho bamaze kugera, kandi bamaze kugenda bamenya ukuri bahishwe namwe mu madini bagiye babamo. Abayobozi b'amadini benshi ntibigeze bavuga ukuri kuzuye ku butumwa bwiza, kandi byanga byakunda ko agomba kubaho challenges nyinshi ku bantu bitewe n'ibiryo bariye kuva bavutse. Buri umwana urugo yakuriyemo yavukiyemo akarukuriramo bitewe n'indyo bamumenyereje, akenshi iyo bamuhinduriye bikunda kugora. Nubwo yewe baba bagiye kumuha ibiryo byiza biryoshye, yewe bifite n'intungamubiri zose, biramugora cyane kuko atari byo yatojwe. Uko niko n'abantu bavukiye mu madini yababyaje ubutumwa babahaye, kuko ari byo bakuriyemo, akaba ariko kuri bazi ko kuzuye, kugira ngo bereke ukuri kwa nyako biragorana cyane. Akenshi bakwita umuyobe, bakakwita kuri kurimbuza abantu, bakakwita ibiki. Ariko umuntu ushaka kumva ukuri ngakumenye, uhora ushaka kwiga buri munsi ngamenye ukuri, we atega amatwi nawe akamera nk'abiberoya, akajya gukora ubushakashatsi muri Bibiliya ko ibyo bamubwiye ari ukuri, yarangiza akabyemera. Atari wa wundi ushaka kuba umuheza nguni ku idini rye. Buriya abantu benshi baba baheza nguni ku idini, hari igihe benshi baba bafite izindi nyungu bagendereye, ariko akaba n'abandi nyine wenda bafite ubwoba bw'ubugingo bwabo, akaba yumva hari
ibyo mumuzaniye bimurimbuza, kubera ko nibyo yahawe. Rero turasabira umugisha buri wese, kandi turabifuriza gukomeza kumva ubutumwa bwiza no kugira ngo bubahindure kandi bubaheshe ubugingo. Nta ntego AYALONI ifite yo kugira ngo abantu barimbuke, oya, ahubwo dushingiye ku ijambo ry'Imana, aho Pawulo yavuze ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ukuri rero ntabwo wakumenya utize. Niyo mpamvu n'umuntu ushaka kumenya ibintu byinshi by'ubumenyi bw'isi ajya mu mashuri akiga section yahisemo. Ushobora kwiga biology, ushobora kwiga philosophy, ushobora kwiga science, ushobora kwiga chemistry, uhitamo icyo ushaka, ariko byose ni ubumenyi ushaka kugira ngo buzakubyarire umusaruro kandi bitume ubasha kutambuka aho hantu neza bitewe n'ibyo wamenye. Nako rero n'ijambo ry'Imana dukwiye kuryiga, kuko Yesu yaravuze ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Yo haje ijambo ngo mubigishe, uvuga ngo abakristo bakwiye kuba mu buzima bwo kwiga, hanyuma tukongera tukanabwiriza kandi abari mu byaha bagahunga umujinya uzatera. Uyu munsi turagarutse, tubafite ikiganiro cyiza, kiryoshye, gikomeye, gifita navuga ngo giteye amatsiko. Icyo kiganiro rero ni ikiganiro kirebana n'agaciro k'icyumweru. Ntabwo mvuga isabato, ahubwo ngiye kuvuga agaciro k'icyumweru. Hari abantu benshi bagiye batisha agaciro icyumweru, ariko turashaka kuvuga ku cyumweru, twumva icyo Bibiliya bivugaho. Mbere y'uko rero tukinjiramo, reka tubwire abadukurikiye, twagiye tubabwira kenshi yuko hari igitabo kigiye gusohoka kirebana cyangwa se kirimo inyigisho zuzuza cyangwa se zituma ibyiringiro byacu twagize muri Yesu Kristo bitabamo gushidikanya. Ni igitabo gikubiyemo inyigisho zose zirebana no kugaruka kwa Yesu, dore ko itorero ryose mu isi nta kindi kintu kirihangayikishije, nta n'ikindi kintu cyatumye abantu bizera bagakizwa, ni ukugira ngo bazabone ubugingo buhoraho, cyangwa se bakizera ko Yesu Kristo azagaruka mu bwami bwe gutwara abamwizeye. Nicyo cyonyine. Rero dufite igitabo gikubiyemo inyigisho zose zireba no kugaruka kwa Yesu, twagiye tubibabwira, cyasohotse. Ni igitabo cyiza cyane, wenda reka nze nkibereke. Ni igitabo gikubiyemo inyigisho nziza cyane ziryoshye, ntabwo ari igitabo kinini, ni agatabo gato rwose. Abanyafurika ntabwo dukunda gusoma, akenshi dukunda kugira ubute, ariko kuba umunyabwenge no kujijuka ni ukuba nawe wafashe ubwenge bw'abandi bavomye mu bitabo banditse, hanyuma bukivanga n'ubwawe. Aho niho witwa umunyabwenge, umuhanga, ugahinduka umuhanga. Wagiye usoma ibitabo by'abandi, ibyo bitabo babyanditse nabyo hakuyemo ubwenge bari bafite. Iyo ari iby'iyobokamana nabyo noneho ni ibindi, ni inspiration bagize yo guhumekerwa n'umwuka wera. Noneho iyo ufashe rero ubwo bwenge bw'umwuka abo banditse ukabuvanga n'ubwawe ufite na inspiration yawe, uhinduka umuntu udasanzwe, uhinduka umuhanga. Niyo mpamvu uvuga ibintu bamwe bakavuga ngo uriya avuga ibintu bikomeye, hoya, ahubwo uri umuhanga, usobanura abantu, ubu mwigisha mwiza. Rero twamandikira igitabo ku bantu benshi bafite gushidikanya ku birebana n'urugendo rwacu rw'agakiza, ku birebana n'ijuru, ku birebana no kugaruka kwa Yesu, ku birebana no kurimbuka kw'isi, ku birebana no kurangira kwa Satani, ku birebana na Harimagedoni, ku birebana n'ingoma y'imyaka 1000, ku birebana na Gogi na Magogi, ku birebana n'uburyo itorero rizakorwa mu isi, dore ko abatemwe Jehova bavuga yuko tutazava mu isi ahubwo tuzaba mu isi nshya iyi ngiyi turimo, n'ibindi n'ibindi. Ibyari biguteye amatsiko byose dore ngibi biri muri iki gitabo. Iki gitabo ureba cyitwa Ukuri nahishwe. Turashaka gutangira kucyigisha noneho neza kugira ngo abantu babane natwe kandi badukurikire. Ushobora kwibaza ngo ni ukuhe kuri nahishwe? Ukuri wahishwe kose gukubiye muri iki gitabo. Uti naguhishwe nande? Ushobora kuba warabigizemo uruhare kugira ngo utakumenya, kimwe nuko bishobora kuba byaragizwe n'uruhare n'abayobozi bakomeye mu idini wavukiyemo, bakaguhisha ukuri ntumenye ibyiringiro byawe aho bizaherera.
ukabaho mu buzima bwo kugenda ariko utazi ibyo urimo, ntusobanukirwe neza agakiza wagize, niba koko gakubiyemo ibyo uzabona Bibiliya ivuga. Iki gitabo rero kiraguha umucyo wuzuye ku birebana n'ukuri wahishwe, yaba amadini usengeramo cyangwa idini usengeramo, yaba no kuba warabigizemo uruhare. Ukuri nahishwe tugiye gutangira kukigisha, hanyuma gikubiyemo ingingo zigeze kuri 12. Ikigomba kukimenya neza, ese itorero rizazamurwa, ese kuzamurwa kw'itorero bizaba bimeze bite? Ibi tuzabyigisha, ariko ngo iki gitabo kugira ngo ukisomere nawe uve mu mwigisha mwiza ujye kubibwira abandi. Icya kabiri, cyangwa se ingingo ya kabiri avuga ngo gukora kwa Antikristo ku mugaragaro. Ingingo ya gatatu, gupimirwa imirimo. Ingingo ya kane, ubukwe bw'umwana w'intama. Ingingo ya gatanu, intambara ya Harimagedoni. Ingingo ya gatandatu, ingoma y'imyaka 1000. Ingingo ya karindwi, intambara ya Gogi na Magogi. Ingingo ya munani, kuzamurwa kw'itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mw'Ijuru. Ingingo ya 9, gucira urubanza abazaba bazutse ku muzuko wa kabiri. Waruzi ko hariho umuzuko wa mbere n'umuzuko wa kabiri? Pawulo yagezeho ari kubisobanura avuga ngo nintaboneka mu muzuko wa mbere n'uwa kabiri sinzawubonekemo. Kuwa kabiri tubonye ko ari ugucirwa urubanza. Aha tuzahinja dusobanura uburyo itorero rigomba gucirwa urubanza cyangwa ridakwiye gucirwa urubanza, tureba n'abazacirwa urubanza abaribo. Hanyuma ingingo ya 11 iravuga ngo kwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya. Yerusalemu nshya ndi dutegereje, tumaze imyaka myinshi. Yesu yagiye kudutegurira, amaze imyaka igeze mu 1988 ari gutegura uyu murwa. Yabisigiye itorero, araribwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, yaba adahari mbababwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ngo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngahondi namwe muzabeyo. Aravuga ngo kandi aho njya inzira murayizi, ati ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Hanyuma ingingo ya 12 ariyo ngingo ya nyuma, Prito muranyihanganira, ahubwo ni ingingo ya 11. Ingingo ya 11 iyo nandi kubabwira kwinjizwa mu rwa Yerusalemu nshya ni ingingo ya 10. Hanyuma ingingo ya 11 ni igitaramo cy'akataraboneka kizabera mu ijuru, cyangwa se kizabera muri Yerusalemu nshya. Reka mbivuge gutyo, igitaramo cy'akataraboneka kizabera muri Yerusalemu nshya, nuko izamanuka itorero riyirimo. Aho ushobora kwibaza, waruzi ko hari igitaramo itorero rimaze imyaka myinshi ritegereje, riri hano mu isi, n'abagiye bapfa benshi bakijijwe, ndetse hakaba n'abandi bamaze imyaka myinshi bagitegereje bapfuye mbere yacu bitwa abera, ba Aburahamu, abahanuzi bose, ba Eliya, ba Isaya, ba Ezekiyeli, ba Danieli. Bari abahanuzi bose babayeho bagiye bahishurirwa icyo gitaramo bakagikumbura. N'uyu munsi barakirindiriye, itorero naryo rirakirindiriye. Deja no mu ijuru nabo bamaze imyaka bakitegura, ibizima, abakuru, abamarayika, Yesu ndetse n'Imana Data wa twese n'umwuka wabo ari we mwuka wera. Iki gitaramo ndakwifuriza kuzakibamo. Iyi ngingo tuzayiganiraho nayo kandi tuyisesengure. Hanyuma akandi ka kabiri kayikubiyemo nuko uyu Yerusalemu kizamanuka. Ese waruzi ko izamanuka? Izamanuka ije he? Izamanuka igiye he? Ibyo tuzabyiga tubirebe. Hanyuma ingingo ya nyuma rero tuzasorezaho ni kubaho iteka ryose. Tuzinjira mu buzima bw'iteka ryose, turebe ibyo twibwe na Satani, ibyo yatwambuye ubwo yashukaga Adamu mu ngobyi ya Edeni. Yatuvukije kubaho iteka ryose, tutikanga ikibi, tutongera guhura n'intambara, tutikanga ngo isasu, tutikanga ngo ningenda mu nzira baranyica, tutikanga ngo baratugambanira, tutarwara, tutabura bacu twari dufite, tudakora imirimo ngo iyo mirimo ibyo twubatse byacu birebana n'ubuzima bwacu tubite dupfe tugende tubisigira abandi. Aha tuzahinjira turebe ubuzima twavukijwe, Satani yatuvukije mu ngobyi ya Edeni. Ndakwifuriza kuzabana natwe mu nyigisho za kino gitabo, ariko nongere nkubwire ni iki gitabo kiraboneka, ugishaka waduhamagara kuri nimero urareba kuri channel yacu hasi urazibona, cyangwa se wenda nanaziguha ni 0788 26 62 38.
hanyuma ukaduhamagara igitabo kikakugeraho, hanyuma tukumvikana uburyo wagihabwa. N'igitabo cyiza kigiye gufasha abakristo. Ikindi nuko hari abadiaspora bamwe twagiye tubona batwandikiye batubwira ngo iki gitabo nikiboneka muzatubwire. Cyabonetse rero namwe mwaza kongera kutuvugisha tukababwira uburyo, namwe mukaduha uburyo cyabageraho kandi kirabageraho. Hari n'abandi bari hano muri Kigali bari mu ntara, turababwira ngo igitabo cyabonetse, ubwo baraza kutwandikira tukibahe, hanyuma dukomeze gufashanya turebe ko twazagera mu ijuru dusindagizanye. Mukomeze kubwa neza rero. Twari tumaze kubabwira mu kanya ngo tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza kandi insanganyamatsiko ikomeye, nanone kandi iteza abantu mo confusion bitewe n'amadini babayemo, cyane nk'abayoboke b'idini ry'Abadiventiste. Abadiventiste ntabwo bakunda guhuza n'Abaprotestant ku bintu byinshi, ariko nabyo twamaze kumenya fondasiyo yabyo n'uwatangije ririya dini, igituma azasopanya n'Abaprotestant ndetse n'Abakatolike. Twebwe rero tubarizwa mu gika cyitwa Abaprotestant, tubarizwa mu Baprotestant. Akaba ariyo mpamvu ubutumwa twigisha akenshi uzasanga cyane ari Bibiliya tuvuga, kurenza uko twakwirefera mu bindi bitabo by'undi muntu yanditse. Kandi tukemera n'icyo bita inspiration, guhumekerwa n'Imana, tukagira ishurirwa mu ijambo ry'Imana. Tutabisoma uko tubyumva, uko tubisomye izo nyuguti tutwemera ko ariko kuri. Bibiliya ni ubutumwa bwahumetswe n'umwuka. Uwo mwuka yahumekeye ku bahanuzi, bakoresha ikaramu barandika, byandikwa ku mpapuro tubona mu isi. Deja byandikishwa wino, nubwo mbireho batangira atari byo bandikishaga, arabandikishaga urubingo ndetse n'ibindi sinshaka kubyinjiramo cyane. Ariko icyo tuvuga ni uko ibyo banditse ni inyuguti tubonesha amaso yacu y'umubiri, ariko mu kubyandika hari umwuka wabaga kubyandika. Kandi uwo mwuka ntabwo yagomba kuvuga ibyo mu ijuru tutazi, ahubwo yifashishaga ibyo mu isi tuzi. Ariko mu kubivuga hakaba hari icyo umwuka ashaka kutwigisha, ari ryo hishurirwa riri muri ibyo intumwa ziri kwandika. Bivuga ngo rero iyo inspiration cyangwa se iyo mpumeko y'umwuka niyo duhabwa iyo turi gusoma Bibiliya, tugasobanukirwa ukuri kuzuye muri ayo magambo kurenza uko twasoma inyuguti gusa. Hari amadini amwe namwe rero n'abayoboke bayo basoma aya magambo uko bayasomye bakemera ko ariko kuri. Bibiliya rero iryoha cyane kandi ukayumva cyane, ukanayimenya cyane, ukamenya ukuri kuyuzuyemo iyo yumvise mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri ni izi nyuguti tureba n'aya magambo n'amazina arimo tuzi ya hano mu isi y'ibintu bifatika. Mu buryo bw'umwuka ni iki Imana ashaka kuvuga muri ayo mazina no muri ayo magambo, ishaka kutugezaho mu buryo bw'umwuka, kuko umuntu nyine yagezwe n'ibyo bice. Umuntu agezwe n'igice cy'umwuka, akagerwa n'igice cy'umubiri. Rero igice cy'umubiri kigomba kugaburirwa n'ibi ngibi by'umubiri byanditse. Niba dusomye umuzabibu, turawuzi umuzabibu muri Isirayeli urahari. Niba dusomye umutini turawuzi. Niba dusomye inzu turayizi. Niba tuvuze ngo urusengero turaruzi. Ariko nanone niba tuvuze ngo urusengero itumenye noneho mu buryo bw'uko Imana yashatse kuvuga. Niba tuvuze inzu, menye icyo Imana yashatse kuvuga mu mwuka. Ntabwo ari inzu gusa, ahubwo Imana ivuga inzu hari icyo ashaka gusobanura muri iyo nzu, mu gisobanuro cy'iyo nzu mu buryo bw'umwuka. N'umuntu w'imbere nawe akumva ibimutunga, agahabwa ibimutunga byo mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu rero benshi bakunda gusoma ibintu uko babisomye bakagira ngo niko kuri. Ariko kandi hari indi hishurirwa ririmo, niryo dukeneye kumenya, icyo bita inspiration. Iyo rero inspiration niyo dukeneye kugeza ku bantu, kuko icyo ni Imana ikeneye kugira ngo abantu nyine bayimenye mu buryo bw'umwuka kandi banayumve mu buryo bw'umubiri, kuko Imana irafatika kandi Imana ntifatika. Aho hose Imana ibarwayo, irafatika, mu bifatika wayiboneramo no mu bidafatika. Ariko cyane ibidafatika byatuma Imana ifatika, ariko ibifatika ntibyatuma Imana ifatika. Ako kantu nakumvise, ni ukuvuga ngo umaze guhishurirwa Imana mu buryo bw'umwuka,
byaguhesha n'ibifatika. Ariko nanone kwishurirwa mu buryo bw'umubiri gusa ntago byaguhesha kwishurirwa mu buryo bw'umwuka, ntabwo wayifata mu buryo bw'umwuka. Birasaba rero cyane kubanza kuyishurirwa mu mwuka kugira ngo tubashe gusingira Imana no mu buryo bufatika. Iki kiganiro tuzagikoraho tugaragaza uburyo Mose yateye iyo ntambwe akagera ku rundi rwego rwo gushaka guhishurirwa Imana mu buryo bw'umwuka kurenza uko yari yarayishuriwe mu bifatika. Kuko Imana yishuriye Mose mu buryo bufatika bw'umubiri, ariko Mose aza kubyanga, abwira Imana ngo ntabwo ibi bimpagije, oya, ndashaka ko unanyishurira mu buryo bw'umwuka. Niho yayibwiye ngo ndashaka kunyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana iramubwira ngo nta muntu ugindira mu maso ngabeho, cyo kuzimubwira ibyo agomba gukora imwereka mu bitugu byayo. Nta wundi muntu mu isi urahishurirwa Imana ngo ayibone, nibuza n'ibyo bituga bibone, keretse Mose wenyine. Hari uburyo rero tujye tuyishurirwa mu buryo bw'umwuka binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Icyo rero nicyo twashaka kuvuga, nuko abantu bagomba kumva Bibiliya atari gusoma inyuguti gusa, ahubwo bakayumva no mu buryo bw'umwuka, ko umwuka niwo wayandikishije. Reka noneho dusome ijambo ry'Imana turebe. Tugiye kuvuga ku cyumweru n'agaciro kacyo. Iyo turebye tubona ko hari abantu batesheje agaciro icyumweru. Icyumweru rero gifite amazina menshi, ariko ayo mazina bituruka ku birebana n'indimi z'ibihugu. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze icyumweru wese atabyumva ko ari umunsi muri iki gihe cyacu witwa uwa karindwi. Bibiliya yo rero ntabwo umunsi wa karindwi ari ku cyumweru, ahubwo umunsi wa karindwi ni ku wa gatandatu wacu w'uyu munsi, kuko niko karandiriye y'Abayisiraheli imeze, y'Abayuda. Ni ukuvuga ngo umunsi twita ku wa mbere uyu munsi muri Bibiliya ho aba ari wa kabiri. Reka nsubire inyuma gato. Umunsi twita ku cyumweru muri Bibiliya aba ari ku wa mbere w'iminsi 7. Reka rero nkwereke icyo Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo hari amazina Bibiliya igaragaza ku munsi w'icyumweru. Ni amazina abiri. Umunsi w'icyumweru witwa uwa mbere w'iminsi 7. Kabiri, umunsi w'icyumweru witwa umunsi wa 8. Aho turaje turahasoma. Hanyuma twagera no mu mazina y'icyumweru bitewe n'indimi z'ibihugu, tubona ko icyumweru cyitwa dimanche mu Gifaransa, icyumweru cyitwa Sunday mu Cyongereza. Ayo ni ayandi mazina yacyo bitewe n'ururimi rw'ibihugu. Hari n'andi mazina cyitwa bitewe n'ururimi rw'igihugu. Ibyo ntabwo twakwirirwa tubitindamo, ariko icyo shaka kuvuga ni agaciro k'icyumweru, cyangwa se umunsi wa mbere w'iminsi 7, cyangwa se umunsi Bibiliya yita umunsi wa 8, cyangwa se umunsi wa dimanche, cyangwa se umunsi witwa Sunday. Ndavuga agaciro k'icyumweru ku birebana no ku Bisiraheli, mvuga agaciro k'icyumweru ku birebana no kuri Yesu, mvuga agaciro k'icyumweru ku birebana n'intumwa ndetse n'umwuka wera, mvuge n'agaciro k'icyumweru kuri twebwe abanyamahanga. Ubwo murumva ko tugiye kwiga rero. Kubera iki? Abantu benshi bafite confusion ku birebana n'uwa mbere w'iminsi 7 aricyo cyumweru, bakagira confusion ku birebana n'umunsi wa karindwi wo muri Bibiliya ari wo wa gatandatu w'uyu munsi, cyangwa se ku isabato. Impamvu tuvuze ibi tugiye kwinjiramo nuko iyo urebye nk'idini y'Abadiventiste, ni abantu bahora bahanganye n'uyu munsi bawutesha agaciro. Bahora berekana hari ko wenda ari umunsi mubi, abantu bawusengaho, abantu babuteranaho, abantu bagira ibyo bakoraho begereye Imana, baba bari gusenga ibigirwamana. Ni umunsi w'inyamaswa, ni umunsi w'ikirwamana cy'izuba, ugasanga abantu bafitemo ikibazo aho ngaho. Icyo ndi busorezaho gikomeye ni ijambo umunsi w'umwami. Idini ry'Abadiventiste rivuga ko umunsi w'umwami ari umunsi wa karindwi ku isabato, ariko ndasoza nerekana ko umunsi w'umwami ari umunsi wo ku cyumweru. Ndasoza nerekana ko umunsi w'umwami atari ku munsi w'isabato.
ndashaka kugira ngo mvuge ku minsi igeze kuri 7 y'ingando Imana yari yarahaye ishyanga rya Isiraheli. Iyi minsi mikuru 7 y'ingando Abisiraheli bagiraga, ndi buvugemo iminsi 3 yonyine. Shaka kugusha ku ntego yanjye, ntago mvuga yose, ndavuga 3 gusa. Mbere ko twinjira aho hantu, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, tubanze twerekane ko umunsi waremwe n'Imana nta n'umuntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yawuhindura. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yahindura umunsi, nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yawukuraho. Kubera iki? Kubera ko waremwe n'Imana. Kandi umwanditsi Salomo mu gitabo cy'umubwiriza yaravuze ngo icyo Imana yagoretse ninde wabasha kukigorora, kandi icyo yagoroye ninde wabasha kukigoreka. Ibintu byose Imana yabiremye ifite impamvu. Nta n'umuntu ushobora guhindura na gatoya, n'agace na gatoya ku by'Imana yaremye. Twabyanduza, tukabisiga icyasha, tukagira ibindi bintu tubikoramo, ariko ntawe ushobora kugihindura icyo Imana yaremye. No, never, ntibishoboka. Itangira igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuze ngo Imana iravuga iti mu isanzwe ry'Ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Bibereho kuvira mu isanzwe ry'Ijuru kugira ngo bivire isi. Ibi biva bibiri binini bibiri yivuze ni ibihe? Ni izuba n'ukwezi. Ariko ikomeje hasi ubona ko Imana yaremye n'inyenyeri. Ariko ibi biva bibiri binini, kimwe cyo gutegeka amanywa, ikindi cyo gutegeka ijoro. Igitegeka amanywa n'izuba, igitegeka ijoro n'ukwezi. Bibiri tubwiye ko Imana yabiremeye kugira ngo bibereho kuba ibimenyetso byo gutandukanya ibihe n'iminsi n'imyaka. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo mbere y'uko Imana ireme izuba n'ukwezi n'inyenyeri, igihe cyari kiriho ariko kidashobora kugabanywa mu mirwi. Imana niyo yari ikizi n'uburyo ikibara. Imana igituma yaremye izuba n'ukwezi n'inyenyeri kwari kugira ngo twebwe abantu yaremye tubashe gutandukanya ibihe n'iminsi n'imyaka. Ariko ku Mana ho ni igihe cyahoragaho kitagabanyijemo imirwi, kandi n'uyu munsi kuri yo niko bimeze. Ni igihe gihoraho, yo ntigi kigabanyamo imirwi. Ibyo yabikoreye twebwe bitewe n'impamvu yayo. Izuba n'ukwezi ni bimwe mu by'Imana yaremye kugira ngo bibereho kuba ibimenyetso byo kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Ngira ngo abantu bizi bya siyansi simbijyamo cyane kuko ntago nabyize cyane, ntago ndavuga dutoya, ntago mbizi cyane, ndavuga dukeya mu byunze kubirebana n'igihe. Ni ukuvuga ngo igihe kizwe n'ibintu nka bingahera. Icyambere hari amatsiyerse dukunda kwita ngo ni amadakika. Icya kabiri hakaba amasegonda. Icya gatatu hakaba iminota. Icya kane hakaba isaha. Icya gatanu hakaba umunsi. Icya gatandatu hakaba ukwezi. Icya karindwi hakaba umwaka. Ibi bintu byose bigabanyijwe muri ibi byiciro bitewe n'izuba n'ukwezi Imana yaremye ngo kugira ngo bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Rero umunsi Imana yaremye cyangwa igihe Imana yaremye niyo yakiremeye, nta muntu ushobora kugihinduraho na gatoya na gace na gato. Icyakora dushobora gufata uwo munsi tukagira ikintu tuwukoraho kitubahisha Imana, bigasa nkaho umunsi tuwusize icyasha, ariko navuga ngo ntago uwo wasizwe icyo cyasha, ahubwo ni twebwe tukisize, nubwo tugaruka tukagaragaza ko umunsi ari wo wasizwe icyasha. Urugero ni nk'uko abadivantiste bakunda kuvuga yuko umunsi w'icyumweru wo ku cyumweru, umunsi wo ku cyumweru ari wo wa mbere w'iminsi 7 Bibiliya yita iryo zina, akaba nawo munsi wa 8. Abaroma bari barawutoranije nk'umunsi wo gusengerwaho ikigirwamana cy'izuba.
kuba rero uyu munsi abantu bawutoranije ngo bawukorereho ibibi ntago bivuze ko umunsi wari mubi, kuko umunsi urera imbere y'Imana, kuko n'Imana irera. Ahubwo abantu bawukozeho ibibi nibo bishyizeho icyo cyasha. Iki ni icyo kwitondera nshuti bene data. Umunsi si mubi, nta nubwo wowe wigeze uhindanwa, ahubwo nitwe twihindanije. Rero umunsi wo ku cyumweru abaroma bawutoranije kugira ngo ube umunsi wo gusengerwa cy'irw'Imana cy'izuba. Kimwe nuko n'umunsi w'isabato cyangwa se ku munsi wa karindwi bawutoranije nk'umunsi wo gusenga ikigirwamana cyitirirwa umubumbe witwa Saturne cyangwa se Saturne mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi nawo ni umunsi abaroma basengagaho kino kigirwamana cyitwa Saturne, ikigirwamana gikomeye cyitirirwa uriya mubumbe tuzi. Akaba ari ikigirwamana cyakoraga ibintu byinshi cyane, ntirirwa njyamo nago mitindamo cyane, mama Clarisse amaze iminsi arimo kubisobanura. Rero kuba uwo munsi wafashwe abantu bakawukoraho ibibi ntabwo bivuze ngo umunsi wo ni mubi. Umunsi wo urera imbere y'Imana, kandi nta nubwo umunsi bawuhinduye. Oya, abadivantiste nanone bakunda kuvuga ko uyu munsi wa karindwi ari wo sabato ngo wahinduwe n'ubupapa, ngo ubupapa bwahinduye ibihe n'amategeko kugeza ubwo papa ari we bita antikristo. Ariko nanone ntabwo jewe nemeranya nabo ukurikije uko Bibiliya ivuga. Bibiliya nta hantu igaragaza izina papa ko ari inyamaswa, ahubwo Bibiliya igaragaza izina inyamaswa abo ryitirirwa. N'ubuyobozi bwa gipolitiki bwa hano mu isi. Ibi twagiye tubyiga kesha. Papa rero akorera ahantu habiri, akorera muri leadership cyangwa se reka mvuge muri religion, akagaruka no muri politike. Reka mvuge ni igice kimwe, hari ahabarwa muri politike, hakaba n'ahabarwa mu iyobokamana. Hose yahafasheyo, aho hantu hose uko ari habiri yarahafashe. Ariko Bibiliya yivuze inyamaswa ivuga cyane ubutegetsi bwo mu isi. Bitwara byiza aho twabonye ko Imana igaragaza inyamaswa nk'umuryango w'abibumbye. Ni Bibiliya ibivuga. Nshuti z'Imana, mureke twige tumenye, kandi tugerageze kugira ngo twe gukomeza guhagarara mu byo twahawe twavukiyemo ngo twumve ko ariko kuri. Ahubwo niba twigisha Bibiliya nawe wikora ubushakashatsi kandi unumve ko ibyo umuntu ari kuvuga ko ari Bibiliya arimo gusoma, ibyo bizadufasha gukura tukagira ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Hanyuma rero bakavuga yuko papa yahinduye ibihe n'iminsi. Harimo uwabihinduye ngo ni Papa Silvestre, hakaba n'abandi nabo kuko abadivantiste mu giciro byinshi bitewe nanone kandi navuga ngo n'ubujiji na bamwe nibabizi, bakavuga yuko ari Papa Gregor cyangwa se Gregoire. Hakaba abandi noneho bagaragaza ko ari Constante wimye muri 313 umwami w'abami w'Abaroma, hanyuma ari we wahinduye afata uyu munsi wa munani wa mbere w'iminsi 7 umunsi wo ku cyumweru, arawufata ngarawuhindura, ategeka ko ubu umunsi wo kuruhukaho, umunsi w'ikiruhuko. Ibi twagiye tubyiga kenshi, aho twabonye ko Yesu ari we waje kuturuhura. Ntabwo umunsi w'ikiruhuko kubirebana n'umubiri ngo kureka imirimo yanjye nkora ari byo bihesha agakiza, kuko ushobora kureka imirimo wakoze, ukareka gucuruza, ukareka kujya gukorera leta, ukareka kujya kwigisha, ukareka kujya gukora ya mirimo yawe yose niyo wikora ku giti cyawe, ugafunga uruganda rwawe, ukareka biriya byose, ariko mu mutima wawe urushye unaniwe, nta kiruhuko ufitemo. Impamvu Yesu yavuze muri Matayo 11:28 aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ikiruhuko cya nyacyo ni icyo kuba Yesu ari muri wowe. Naho ikiruhuko cy'umubiri ntabwo gihesha agakiza. Yesu niwe kiruhuko cyacu. Abashaka kwiga kumenya ukuri bazakomeze kugenda babana natwe kandi bazakumenya. Jewe nararuhutse uri kuvugana namwe, mfite ubuhamya bwinshi bwagiye butambuka no ku channels menshi. Hari amachannel menshi rwose bwagiye butambukaho
aho Imana yaduhuye n'aho yanteruye ikankura, nari ndushye ndemerewe. Nyamara navukiye mu muryango wa gikristo ariko w'abadivantisiti. Sinigeze nduhurwa nuko najyaga gusenga mu isabato nkaruhuka ikiruhuko cy'umubiri. Naruhutse umunsi Yesu yinjiraga muri jyewe akankiza umunaniro w'ibyaha nari mfite. Mfite amateka menshi y'ibibi nakoze, abantu benshi baranzi. Yesu anyishura nyisangira ubwanjye, yanyeretse imitwaro nari mfite nikoreye ndemerewe. Narabuze umuntu wanduhura. None se wagize ngo sinajyaga njya gusenga ku isabato ko ntaruhutse se? Icy'umubiri cyo kuzana nagikoraga, ariko icy'umutima ntacyo nari mfite. Ni byiza kuruhuka icy'umubiri ariko n'umutima uruhutse. Ariko kandi ntacyo bivuze kuba naruhutse umutima ariko kiri umubiri sinkiruhuke. Kuko icy'umubiri siyo kimesha agakiza, ahubwo kimesha gukizwa imbere y'Imana ni ukuba mfite ikiruhuko cy'umutima. Ndashaka kuvuga agaciro k'icyumweru. Agaciro k'icyumweru. Abantu batesheje agaciro icyumweru ni umunsi ukomeye. Ariko kandi ntabwo ndi kubwira abantu ngo bawugire ikigirwamana cyabo. Ahubwo ngewe impamvu mbyinjiyemo nuko nshaka kwerekana uburyo aba bantu bo muri iri dini bakunda kwerekana ko abantu basenga kuri uyu munsi basenga umunsi ngo basenga ikigirwamana cy'izuba. Abandi bakavuga ngo ni byiza muterane musenge ariko kuwa gatandatu mwibuke kuruhuka, cyangwa se ku munsi wa karindwi Bibiliya ivuga ngo mufate ikiruhuko muruhuke. Abadivantisite babivuga mu buryo butandukanye. Bamwe baravuga bati kuwuteranaho no kuwusengeraho ni kimwe nuko n'indi minsi yose wabikora, ariko nibigera samudi ku munsi wa karindwi uvugwa muri Bibiliya, kuwa gatandatu uyu munsi tuwita kuwa gatandatu, uruhukeho. Kuruhuka ntabwo bihesha agakiza, ahubwo nyine guterana nicyo kintu gifite agaciro. Kwiga ijambo ry'Imana wahuye na bagenzi bawe, gukizwa kuri uwo munsi, ibyo bifite agaciro. Icyo nicyo gifite agaciro. Abo rero ni bamwe baba bashaka koroshya, berekana ko uyu munsi nyine uteranyeho nta kibazo, ni kimwe nuko n'undi munsi wawuteranaho. Ariko akabandi no nubo bahiza nguni cyane bavuga ngo no, umuntu wese usenga ku cyumweru agaterana ku cyumweru aba ari gusa nkaho aramya ikigirwamana cy'izuba. Ikindi kandi akaba asenga inyamaswa, aribwo bupapa. Ati nubwo abaprotestani bagaragaza ngo bitandukanyije n'ubupapa, ariko baracyari kumwe nabwo. Usibye ko n'ubundi bamaze gutwereka ko mu minsi yashize n'ubundi abaporoso bongeye kwiyunga na Kiliziya Gatolika. Ibyo ntacyo bitubwiye twebwe. Itorero rya Kristo riri mu moko yose, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, nibonekera mu ijambo ry'Imana. Aho umuntu ari hose ku isi, ku mugabane wa Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika no muri Oceania, upfa kuba ukora uyoborwa n'ijambo ry'Imana, ukabana n'umwuka wera. Full stop. Ibyo ngibyo birahagije. Uri umukristo, uri umwana w'Imana. Reka mvuge ni ntubarizwa mu baporoso, ntubarizwa mu bakatolike, ntubarizwa mu badivantiste, ntubarizwa muri Anglikani, ntubarizwa muri Methodiste Libre, ntubarizwa muri Restoration Church, ntubarizwa muri Zion Temple, ntubarizwa muri Yesu Ashimwe Church, ntubarizwa muri Healing Center Church, ntubarizwa muri Miracle Center Church. Mbega aho hose ntabwo umukristo habarizwa. Umukristo abarizwa mu itorero rya Kristo riboneka mu ijambo ry'Imana nka Yesu nk'umutwe waryo, akaba umuyobozi we. Ibindi byose ni akaduruvayi, ni akavuyo, ni ibintu bidafite epfo na ruguru. Rero nuko abadivantisite bavuga ngo uwo muntu ko asenga ku cyumweru ngaracyari
kwa padiri, aracyari kwa papa, aracyari kwa musenyeri, aracyari muri gaturika. Hoya shuti, iminsi yose turaza kuyerekana uburyo dukwiriye kubaho twubaha Imana. Ntabwo umuntu akizwa ku wa gatandatu nk'indi minsi ajye mu mirimo ye yose, ariko ku wa gatandatu cyangwa se ku munsi wa karindwi ngaruhuka ajye imbere y'Imana aribwo akizwa. Hoya, dukwiriye kuba mu buzima kuva ku wa mbere dusenga, duterana bishobotse, dusoma ijambo ry'Imana, twubaha Imana dukijijwe kuva ku wa mbere kurangiza umwaka. Buri saha, buri munota, buri tiyerse, aho hose Imana ishaka ko tubaho umutima wacu uterera muri Kristo, twigenzura niba koko turi mu murongo Imana ishaka w'agakiza. Ni iki Imana dushakaho? Naho iby'iminsi byo, iminsi Imana arayiremye kugira ngo ibashe kuba ibimenyetso byo kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, nta kindi. Yesu rero nk'ikiruko cyacu turaruhutse. Reka twinjire noneho, turashaka gutangirana n'icyumweru. Reka mvuge ni aha nari ndi gukora introduction. Iyi introduction nari ndi gukora ni ukugira ngo nsasire uburyo tugiye kuganira kuri iriya minsi 7 y'ingando twatonejemo 3 ku Bisiraheli bagiraga. Icya kabiri no kuvuga ku gaciro k'icyumweru hagati y'Abisiraheli n'Imana, agaciro k'icyumweru hagati ya Yesu n'itorero rye ndetse n'Imana irimo, agaciro k'icyumweru hagati y'intumwa za Kristo ndetse n'umwuka wera ku munsi wa Pentekote, agaciro k'icyumweru kuri twebwe itorero ry'abanyamahanga n'Abisiraheli barimo. Kuko Abisiraheli bashatse kwitandukanya, banga Yesu ariwo gukiranuka Imana ari yohereje mu isi, ngo barangije barahezwa ku birebana n'agakiza. Ubu muntu uboneka n'umwe umwe kubw'ubuntu bw'Imana agakizwa, ariko ari ubuntu agiriwe, ariko barahejejwe agakiza bari twebwe abanyamahanga tukakira. Niyo mpamvu twebwe tubwirizwa tukumva vuba kurenza uko Abisiraheli bumva vuba bemera Yesu, ntabwo bamwumva. Ariko Bibiliya ivuga ko hari isezerano rikomeye ku ishyanga rya Isiraheli ko agakiza kazabagarukamo nabo bakakumva byoroshye bitagoranye. Tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11 umurongo 25 na 26, aho Pawulo yavuze ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenye iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagira ku mubare ushyitsi, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuramo ibyaha. Rero Abisiraheli bafite isezerano yuko hari igihe agakiza kazabasubiramo bose bagakizwa. Ariko uyu munsi ukizwa arakizwa nk'uko umunyamahanga akizwa. Ariko kuri bo, kuko imitima yanangiwe, banze Yesu, bakamwiyicira, bakamubamba, bakanga ubutumwa yavuze, bakanga n'ubutumwa intumwa zavuze, bakanga n'abababwirije ubutumwa babwirijwe n'intumwa, ngo byatumye bahezwa ku gakiza. Hanyuma ugiriwe ubuntu nuwakumva ubutumwa uyu munsi. Niyo mpamvu tuvuze ngo rero ibyo birareba twebwe. Iki cyumweru ngiye kuvuga gifite agaciro kuri twebwe abanyamahanga, kikagira n'agaciro ku Bisiraheli, nubwo bagifite idini ryitwa Judisme rikiyoborwa n'amategeko ya Mose, bakaba bakigendera kuri ya mategeko yose. Ariko icyumweru nacyo ndashaka kucyerekana agaciro kacyo hagati y'Abisiraheli n'abanyamahanga. Reka nkubwire ni bana natwe muri iki kiganiro, kuko tugiye kuvuga ibintu bikomeye, aho tugiye kuvuga tugasoza twerekana umunsi w'umwami wacu Bibiliya ivuga. Niba ushaka gukizwa no kumenya ukuri, ibi bintu urabyumva, kuko ni Bibiliya dusoma, ntabwo ari amagambo yacu. Ariko kandi niba ari uguhangana no gushaka kwerekana ko ari uri mukuri, ntabwo ari byo. Turabwira abadukurikiye yuko jewe Jarike uvugana namwe, bira byose ndashimira Imana kuko yamaye gukora kuri iyi platform kugira ngo tubashe kugeza abantu ubutumwa bwiza. Hari abantu bakunda kugenda batwandikira batubaza ngo Jarike, wowe ubundi ubogamiye. Icyambere maze kubabwira jewe
ndi umukristo ndakijijwe. Icya kabiri, ndi missionary, ndi missionnaire. Nta ruhande na rumwe rw'idini mbogamiyemo. Mu madini mbwirizamo ubutumwa bwiza, inyuma y'amadini turabwiriza urugo ku rundi, haba mu gihugu cyacu uko Imana idushoboje no hanze yacyo, kuri social media, haba kuri iyi AYALONI TV, ku maradiyo, ku mateleviziyo. Nta ruhande na rumwe rw'idini nge nabogamiramo. Nta ruhande na rumwe rw'itorero runaka nabogamiramo, kubera yuko nahabogamiye nagira bamwe ntera ishoti. Itorero rya Kristo rero ntago rigira aho ribogamira ku birebana n'amatorero n'amadini, ahubwo ribogamira ku ijambo ry'Imana kugira ngo ryakire bose. Abakatolike ribakire, abadivantiste, abayehova, abangirikani, abamethodiste libre n'abandi kugira ngo ribashe kubakira, ribabwiriza ubutumwa bwiza. Niba ribona kuko batayoborwa n'ijambo ry'Imana nabo bahinduke. Ntabwo twebwe turwanya abo bantu, oya, ntabwo tubarwanya, abo tuyageza uburyo tubereka ukuri, ukwemeye tukajyana, utakwemeye akarorera. Naho mbarizwa rero, ngira ngo ndabisobanuye neza. Niyo mpamvu iyo dutumira, mubona dutumira, ejo tugatumira umudive, ejo tugatumira umupantekote, ejo tugatumira n'umukatolike mu minsi mike agiye kuza, ejo tugatumira umusilamu. Ngira ngo mu minsi yashize mwabonye imamu ari Yusufu, mwaramubonye, cyokoze Imana mugeneza muvanye muri Islamu. Yewe mu minsi mike mugiye kubona n'abasilamu baza nabo tubakoresha ibiganiro kuri Quran ndetse na Bibiliya kugira ngo turebe ukuri aho kuri. Niba ari umuntu ushaka guhinduka, udashaka kumuhiza nguni w'idini, yemere. Twebwe twabwiye ko nta dini rimwe tubogamiyemo, ko tugize idini tubogamiramo twagira bamwe twemera, abandi tukabarwanya. Twebwe rero tubemera bose, ariko dushaka kubakururira kugira ngo bakizwe, bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tutazarobanura ahantu hose tuzahakora, tukahajya. Ejo tukazana umuyehova, ariko abayehova bo baraduhakaniye, baravuga ngo bo ngo ntago bemerewe ngo kwitangaza ku itangazamakuru, ariko bagaragaza ko ari ngo bari mu murongo. Ese uwo murongo barimo bashaka kuvuga ubutumwa rwihishwa, badashaka kujya ku mugaragaro ngo babitangarize isi yose, berekane ko ari bo bari mu murongo batayobye. Abo ubwo bari mu murongo, ahubwo bafite ibintu bihegekanye bibi bishobora gutuma abantu barimbuka. Barimo kwanga kuza kugira ngo abantu bataberekana amakosa yabo, bigatuma abayoboke babo babagannye babasohokamo bati tumenye ukuri. Niyo mpamvu bavuga ngo twebwe ngo dukunda kwitangaza ku itangazamakuru ibyacu ngo ni mu buryo ngo butari kwimenyekana, tugenda urugo ku rundi twigisha, ubundi tugahurira mu makanisa yacu. Hoya. Yesu yahoraga arwana kugira ngo ajye Yerusalemu, kuko ari wo muri kapitali ya Isirayeli hahuramo abantu benshi. Pawulo yahoraga arwanira kugira ngo azagere i Roma mu mujyi. Niyo nyota ahoranaga kugira ngo isi yose imubone. Rero abantu bashaka kuvuga ubutumwa rwihishwa ntabwo ibyo ari byo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose. Nose mu mahanga yose no kwisha, jya ku itangazamakuru, jya kuri YouTube, jya kuri radio, jya kuri televiziyo, Facebook, Twitter, jya kuri Instagram, jya kuri mbega ahantu hose ushobora kunyuza ubutumwa bwiza, haje kugira ngo ubutumwa nyine bugere kuri bose. Reka rero tubabwire ngo mukomeze kubana natwe. Ikiganiro kibaye nkaho kirambye. Iyi ni introduction twaturi gukora, tugiye kwinjira noneho tugaragaze neza icyumweru n'agaciro kacyo. Hanyuma reka dushimire Imana kuko ibanye natwe kandi ikaba ikomeje kuduha ihishurirwa no kunguka byinshi. Hanyuma turabibutsa n'ubundi kandi cya gitabo ukuri nahishwe, kugira ngo buri wese ugishaka aduhamagare tukimugezeho. Shuti bene data bakundwa, twagiye ngo tubabwire ngo ni byiza kuba mu idini ryawe cyangwa mu itorero, ariko nawe ukora ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana ndetse no gukizwa neza, kugira ngo Umwuka Wera arusheho kugwishurira ukuri kuzuye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana navuga ngo ni umucyo utwereka itorero rya Kristo iryo ari ryo n'ibirigize n'ibiriranga. Rero tugushishikariza kwemera
gusoma ijambo ry'Imana no kwemera kubana n'abandi, wumva bari gusoma Bibiliya n'ibyo bavuga byose akaba ariho babyerekana kugira ngo mufatanye wumve neza ukuri kwa nyako. Tubifurije amahoro n'umugisha biva ku Mana. Reka dusenge hanyuma tugaruke mu kiganiro cya kabiri aho tugiye kwerekana ukuri ku cyumweru, agaciro kacyo. Turagushimiye mwami wacu, turagushimiye kubw'ijambo ryiza utugejejeho. Urakoze kubwo kubana natwe, urakoze kubw'ubutumwa uduhaye. Fasha umuntu wese warudukurikiye kugira ngo arusheho kwemera ukuri adahanganye kandi atishingikirije ku byo yahawe kuva avutse, avukiye mu idini yarerewemo cyangwa yavukiyemo, ahubwo yumve ko ibi byose ari ukuri. Ijambo ryawe rikomeze kugira imbaraga ku badukurikiye hirya no hino, rihindure benshi, rikize benshi. Ndagushimiye ko mfashe gusenga, mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ikomeze kuba umugisha kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Yesu nifuza